Reka muri abo bakobwa wamumenya wagenda ukamufata cyangwa wanamuhamagara namumenya izina ndarizi yitwa Nyirahabimana Chantal. Hari n'irindi zina naryo ndaza kurivuga mu kanya. Ntacyo umva nyakubahwa Batista, ibyo uvuze turabishimye cyane ko waje usaba umukobwa Nyirahabimana kandi ukaba wazanye n'ubuki uranateyeho kuryinyo numvise ubuki wazanye rwose twabushimye ndetse rwose Nyirahabimana Chantal dusaba arahari. Murakoze cyane. Arahari rwose ufite agatima mu nda ndamwongera ukore mu ntoki uvuze neza. Nyirahabimana Chantal arahari ariko nk'uko babibonye nyine buriya mpagarariye umuryango Nyirahabimana Chantal avukamo. Ku giti cyanjye nkurikije ubusabe bwawe ngakurikiza n'urukundo rwaguhase rukagukura mu rutsiro rukakuzana hano n'ubuki wazanye ndumva nta mpamvu yatuma nkwimuye. Urakoze cyane rwose. Nibakomera amashyi menshi. Gusa rero kuko buriya umuryango aba ari mugari ntabaza n'abanyamuryango niba koko ntabasokongere buriya niko vose Nyirahabimana Chantal wamutanga ko numva ntange urukundo. Urakoze cyane n'umwe w'umuryango. Mu by'ukuri uyu musaza Venuste yaje muri uru rugo koko asaba umugeni, twari duhari ndetse tugira ibyo tumutegeka. Kuri uyu munsi rero nabonye ari imfura nziza kandi aho zasezerane niho zihurira. Rero yazanye ubuki bwo guhakwa, azana isuka yayise rugori, hambere bayitaga mbogo na ruyumbu, ariko umubaza n'izina ry'umugeni ashaka. Yakubwiye izina, amazina abiri, ariko aravuga ngo hari n'irindi. Abanza rivuge hanyuma iby'umuryango ndabyiruka w'ibintu. Niko nyakubahwa Batista aho rero namenye Batista ariko ubu ndashaka kukumenya neza. Twiteguye kumbwira uwo uri we. Si mama uri umuhinzi, uri umworozi, uri umutunzi, uri iki? Rwose wivunika nakumvise cyane. Mu kanya nari mvuze nti uyu mukobwa naje gusaba mu muryango wa Bunani. Hari irindi zina nzi yitwa ntabwo narindi vuze ariko rihura n'umwuga nkora, yitwa Mutwumunka. Ubwo rero nanjye nasanze ndi umworozi. Umworozi bivuga ko ufite inkima. Niyo mworozi wabigize umwuga. Reka mubwire iyo nkimwe niyo wakamirwaga kandi Chantal twamukamiraga mu ishyo ry'iwacu kuko turatunze kwa Bunani. None inka uravaho twemereye ko mbere yo kumugura udusinyiye ko rwose iyo muzayimukamira wowe ukagenda ukibera uwo mworozi nyine yaba ari yagira inka. Kuko rwose nuko bimeze. urava imbere y'abagabo utubwiye uryemeye cyo gukora turakorohereza niwemera kuyimukamira yagukamirwa ukayimuha nta kibazo turabyemera. Nabivuze ndi umworozi ariko si ndi umworo. Rero umworozi wabigize umwuga umutunzi nuko rero biragenda rwose. Rero ndagira ngo mushakire umuntu ubizi ngo rero mwakomereza gahunda aho zigereye, kuko imisango mwatangiye twumvise imeze neza. Maze rero mfura babyeyi bambyaye, umwanzi wihe ni amasaha, ntabwo mbaciye mu ijambo ariko mukomeze. Murakoze cyane. Rero dukomeje
ndagira ngo rero kubera yuko ibi ngibi byoroshye izi wacu ziba mu gikoni twebwe tuzahirira ariko iterambere aho rigera ibi nabyo birakora yego mumpereze igicuba nacyo kizajya cyuhirira iyo nka kugira ngo itazitwa n'umwuma murakoze cyane rero Agostini ndatekereza yuko ibindi nabyo turabikomeza murakoze cyane Poste we iyo nka ko uri umuganga wacu kandi akaba wavuze ko yageze mu gikuru cy'iwacu ntiwaba warayibonye murakoze cyane umusaza Venuste ni umugabo utajya yivuguruza kandi ni umugabo ari kumwe n'abandi bagabo rero mu by'ukuri inka irahari kandi iri mu zindi murakoze cyane barayibonye ni inka nziza ni inka ikwiriye umukobwa koko mu by'ukuri rero nk'umuntu uhagarariye umuryango wo kwa Bunani umusaza mukuru nanjye umugeni ndamutanze murakoze cyane umwera amashyi menshi umwera amashyi rwose umwera amashyi avuze neza buriya rero ushaka kwisazuza ngira ngo nababwiye yuko mfite umusore ndamufite ari aha ngaha yitwa Mugize neza Jean Paul rero nagira ngo ahubwo ubwo mumaze kunyemereza atari byo ndi gushaka twerekerega amatsiko twereke kwagira ngo n'uwo ushaka nyaboneka Jean Paul Egejuru umusore wanjye arahari dore nguyu rwose kandi urabona yuko ari umusore ukwiriye ni umusore uhamye rwose yega natabuke tambuka zindi ndabona bigenze neza uyu rero umusore wanjye nahoze ngira ngo urashaka kwisazura erega ibyubu bisigaye bigenda nta maguru zikaguruka nta mababa nahoze ngira ngo nuwo ushaka kwisazuza none rero ubwo ari uha umusore wawe umva nanjye ntiyongeye kuturuka uwo mugeni nasabye mukaba mwamunyemereye ko mumunzanire hanyuma dukomeza ariko nawe rwose umubona murakoze basaza
yasine y'igitego jaraberewe dore umugeni mwiza Sitwa jamani ndashaka umugeni wanjye umuzi muri urugo rwose ntago munzi reka ngo ntawe munzi uyu nguyu reka twumve n'undi ukurikiye ushaka iki njyewe ndi gushaka umukobwa wanjye uba muri uru rugo kandi mugire vuba mu mumpereza witwa nde njye nitwa Sire kandi ndamushaka uru rugo ni ubwa mbere urugezemo ntabwo tukuzi niba musize berekana igenda icireho rwose ubwo aragiye kandi reka twumve n'uyu nguyu ariko ndabona amwenyura cyane nitwa Mugizeneza Jean Paul narinde kureba umugeni wanjye umukobwa wacu aba ari mu gikari ari gutegura natambuka mukamureba murakoze umutavuga mena mugize neza rero ati umunsi wo kugabana n'uyu nguyu ati kandi bijya gushya rero birashyuha ubwo ngira ngo kandi ari gutuma kuri wa basore be atari ko murareba umuntu umpaye ijambo muri kano kanya nkabona icyo kuvuga ufite umurima we kugira ngo batazawurengera Nyirabimana Chantal iki ni ikimenyetso kikwifuriza kugera aho naguteguriye kugira ngo tubane ubuziraherezo. Amen. Nyabusa nishira agahinda tambuka neza nshongore yanjye w'ikimero cyiza nkubwirene uwa kabiri kihariye uri mudasumbwa mbamuroga amashenye mbadata mama we Nyabusa nishira agahinda ku mpande zose ukore aho wasanga batakuvuga bamwe bashyamiranye kurwana sibo y'intore nka kwegukana nta uburyarya emera yuko ngukunda umutima wanjye nturambirwa yewe nzapfa nkwikundira amashenye mama data mama we wokawe ngwino nkwihoreze Nyabusa nishira agahinda agahinda iyo ntakubonye singira umucyo none rero turi kumwe gisabo gihunze imema ibyishimo byanjye munezero wanjye kubaho kwanjye sengirene nyundo yacu z'ubwenge bwanjye kuzasaza amashenye mama
data mama we wokabaho we ngwino nkwihoreze nyabusa nishira agahinda amadakika kazunguruka ni ku mutima ugutekereza watera intabwe intege zikagwa kukwitesha rishuni by'abashenzi ibishimisha umutima wanjye kuko ntacyo nakugereranya yewe mwise magnificat mama shenge mama data mama we wokabaho we ngwino nkwihoreze nyabusa nishira agahinda mama shenge mama data mama we wokabaho we ngwino nkwihoreze nyabusa nishira agahinda nishira agahinda nishira agahinda nishira agahinda still see the look of the one who
kuko tuzaba dutsinze iteka ryose, kuko tuzaba dutsinze iteka ryose. Umucuranzi witwa Kagambo yavuga ati naje mukumbuzi, naje kugurura amarembo, naje kubwira ababyeyi ko bareze neza. Ntabwo rero waje kuvuga iryo jambo akwiriye guhagarara gutyo ku busa. Ndabona bari kumushakira kuri ji, ariko ino ji inteye n'amatsiko cyane. Rero ikibazo ni uko inteye amatsiko hari ni uko inteye amatsiko. Ikibazo ni uko inteye amatsiko ntari buze kuyibona kuko ifite umuntu yateguriwe. Icyakoze nihaza kugira agasago kanyaboneka muze kunzirikana. Atakira ongera akira ati araga gasome nta kibazo, gasome. Wari umaze iminsi nk'ingahe nk'itatu turi gutekereza uko bizaba bimeze. Aha, mwishyure rwose, ariko nimujya mweguka nta kibazo, musomeshe yegutse. Aha, mwongere. Aha, buriya kandi hari uwagira icyo aturebera. Buriya rwose mu bigaragara baravuze ngo namwe bibagereho, barabifunguye ku mugaragaro. Ubwo buri wese araza kubonaho. Nanjye wari urimo ndi kwisabiraho bukera nshobora gucakiraho nta kibazo. baraye abantu nyibwiza nzana ibisabo nshikuje imboni impuyo, ngwino mukobwa utamu inzovu bariyaka ku masonga, muri nzara izuba rirava muri mikino irareshya. Bambwiye nyine nkurutse guhura n'umugabo wawe, yarambajije ati yewe wa mugabo witwa nde? Wa mugabo we nitwa Munyampirwa François, yewe niturira i Nyarugenge. Yewe nturambariza iki se wa mugabo? Ikintu ndangire kwa Bunani, nuzaza kuhashaka iki se wa mfura we? Ati nzashaka umukobwa witwa Chantal, atariko ningira amahirwe nkabonamo, nzamutetesha se mwiza, nzamukundwakaza, nzamutegesha urugori n'ababyeyi, impundu zizasesekara mu rugo rwanjye. Umvaga nyine mukobwa utamu inzovu izuba ryaka ku masonga, mu inzovu izuba yava. Umvaga nyine shashi sinzi urwara mu nda, urwango rubarike mu nda. Ngwino yewe sumba ntukarara ukumva, igicaniro ntukarara umuriro. Mugore mwiza nawe ntukarara umugabo, uno mukobwa wagumiwe ategereze, irembo rizagora beza zitahirwa. Zarimo ngabo nyibutse ngo bitararama ikibeni cy'ibunda cyaramutse. Yarayimanutse Karongi bakukiye, yarayimanutse Karongi bakukiye, yarayimanutse Nyabugogo Ubugondo burayiranga. Yateruye intugu yange igunda mu Banyarwanda, ngwino mugeni namugenga na mbanda na Rutabura na Mazima na beza zitaha i Rwanda. Aha rero zahateza urugamba, azahateza urugamba, azaciye iteka riraho, bazatumwe kwa Nyirazi buhoro, yahatse mbibira bitabangamana rubirimana rungana imihigo. Mbere n'inkindi itegeka intwari ikarinduza intambara niyo kwa Muhinde, nizwa niyo gutemana ikuruhamba rugina ntirusigarura. I Rwanda mu rugerero igitumi cy'uruhanga rwiza, ifite uruhande yiguriye i Karongi. Nibereye mu mpama z'amarera bungeri b'ingenzi baje gucunga ibirumira mu ntoki n'umuhinda gusigana habandi nyamibwa. Izirisha urugori igira urwimbana ku rugendo. Ni ukuri kw'Imana, nzi nka nanjye ndiyisi, ndifumba urugamba rutama rugakotana nyir'umuheto uvuga nk'indamutanira iramwaguje. Ndi intore yatorewe gutanga abageni. Guma.
mwongere ariko nawe mwongere nawe mwongere nawe mwongere sha Tudateza amagaze mu ngero nk'akanyenyi n'ambara ubuto ndibi none hatozwe gutanga abageni murakavuga amaso yewe utaragenda rero shyira umukuru w'umuryango bose inkuyo ibagereho yaje rutanga rw'icyuza zadahangarwa n'abaganira igituza cyangwa ibyo gutinya mu metero byako kugira ibyaka by'umugezi barutangarira magara amagambo agezi wa ndabaga numenesha mpunze ne kubaza imyaka tibera ushegesha mpunzi kwa ntwara uterengesha mama nyosha bakamubirindiro ndagaruka nshinga ibigwi mu rugo ruvuga bagadatabuje kikiri mpanye iyo twinyamenya murakoze irakara reka mbe ngiye iyo umwari ageze igihe cyo gushyingirwa arigegeze akitwararika ngo batamubera iyo umwari ageze igihe cyo kuko umusore arambagiza umugeni niko natwe umukwe Yesu ari kuturobanura no kuza tujyana dore bagenzi bose ntabwo bazarutaha umwe yararimbye ati n'utagira icyo aguha akakwima no ku musuru atari ko mwaramutsiraguma ati burakeye ma buriya karaka ariko ubundi namwe mu gihe cyanyu batura twari turi pasi nta kundi nyine bitekere atakira akazi umubyeyi wangiriye neza rwose ariko buriya umbaye izindi zose bafotoye abandi sawa ubwo kandi utumbe rero mbese waba warateguye icyumba nk'iki ngiki mu kanya ube witegura nyuma y'uko aba babyeyi bagiye gushima. murakoze cyane, reka nshimire cyane uyu muryango wa Bunani kuko reka nshimire cyane uyu muryango wa Bunani kuko ari imfura nziza, imfura zidatenguha. Rero nanejejwe cyane nuko ubuhake naje nsaba nawuhawe, kandi n'amaboko nashakaga nayabonye, amaguru nayabonye, ibintu byose nayibonye, ndanezerewe cyane. None rero musaza nagira ngo rwose mushimire kuko numvise ubuki bwanjye bwakuryoheye, bwatumye ubuhake mbucyura neza. None rero reka ngushimire cyane yuko uri umuntu mwiza kandi usohoza amasezerano ugira urukundo. nuko nyakubahwa Batista mugize neza, burya asanzwe umuco tugira namwe mufite umuco mwiza wo gushima. Ni ukuri ubuki erega nari nabonye ubundi bwavuye mu bundi, nibyo ariko bimeze. impamvu rero mudushimiye turabwishimiye ubundi. kugeza kwihereza ry'ubuzima, uzahora uri uwa mbere, nawe uzakuza imbere. Ibibazo byose bizaza, ingorane tuzanyuramo, byose tuzabisangira, kuko ubu tubaye umwe. Nabyemeye, tuzasangira ibyishimo ndetse n'agahinda, inshuti dusangire abandi, nawe uza kwanga mwansige. Mu gihe ngihumeka umutima ugitera,
nawe turagushimiye Mana yacu dushimiye yuko uri Imana y'agakiza kacu dushimira yuko uhora utwitaho uko bukeye n'uko bweje izina ryawe nirihimbazwe dushimiye gahunda wateguye tugushimiye kandi ko gahunda za mbere zo muri rugo zibaye nk'izigeze ku musozo ndetse turazisubitse kuko ziracyakomeza tukuragiza n'urugendo tugiye kwerekezamo nk'uko ubukwe ubukunda kandi bukaba ari ubwera uduhe kwera nk'uko wera kandi mu rugendo tugiye gukora ubane natwe ijuru rimanukire kudutabara no kutwitaho mu izina ryiza rya Yesu amen. umutima uritera uzagera mukiza umwana wawe wambaye imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritavaho kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora mbere nawe uzakunze imbere ibibazo byose bizaza tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye abyemeye amarira nashoka nzaba uwa mbere kuguhoza biba ngombwa turirane kuko turumye kuva ubu kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora uwa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye abyemeye haranditse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wa baga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwawe njye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera
none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye narabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye hari icyo nabura gutaraza ubu nduzuye ubu tuzajya tujya inama buri umwe n'ijisho ry'undi nabigize inshingano zanjye uhora unezerewe kuva umunsi wa none waga amaso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye narabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye baby nta wundi naruzigamiye utari wowe nyemerera ngusiguza agatuza nagutujemo maze njye nawe duhurire aho ababiri bahinduka umwe iteka ryose ni wowe rukundo nari ntegereje ukuri ni wowe ubusore bwanjye nabumaze ngusengera yeah, baby none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye narabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye